kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Muraho neza nshuti bakunze dukomeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye cyane. Muri iyi video ndakwereka uko wakora AI baby dancing videos nawe ukajya uzikorera mu buryo bworoshye. Izi video ziri gutrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga, ngiye kwereka rero uko wabikora ukaba wabikora mu buryo bworoheye. Tudatinze rero urahita ugenda kuri Play Store yawe nk'uko ndimo kubikwereka. Iyi app ya Play Store twifashisha turi gukuraho application. Iturangiza turayikandaho dukoreho application yitwa Renalido AI. Iyi application ndimo kukwereka aho hejuru. Ibi ngibi biragufasha kandi ino video iragufasha, kandi nimba koko ino video igiye kuba yagufasha banza ukandi like, subscribe nimba utarayikanda, kandi tuzajya dukomeza kubana ahangaha umunsi kundi. Tudatinze rero urakanda kuri iyo application bita Renalido AI cyangwa uraza kubyandikamo muri Play Store yawe urebe iyo application yitwa gutya Renalido AI. Ifite irarogo cyangwa ifite irasura imeze kuriya. Nurangiza ikintu uri bukore ahangaha urahita ukanda kuri iryo jambo get started. Urabona uburyo wandikamo ni Renalido AI nguko urimo kubireba ahangaha. Nurangiza rero ukimara kuba kinjira kuri no application urabona handitse image generation. Iyi Renalido AI ikintu igiye kudufasha no kubanza creating amafoto yose twifuza cyangwa image dukeneye kuba twakoresha muri izi video, nicyo kintu igiye kuba yadufasha. Hari abifashisha ChatGPT, ariko iyi Renalido AI izi cyangwa ifite ubushobozi bwo kuba yakora ama video cyangwa amafoto mu buryo bwiza cyane bw'amafoto akeye. Ikintu ukora rero ahita ukanda handitse Google, numara ukanda handitse Google uze uhitemo email ugiye kuba wakoresha. Numara guhitamo email ugiye kuba wakoresha ahangaha urategerezaho gatoya. Kimara gutegerezaho gatoya rero barahita bakugeza ahangaha bakubazemo wenda ibintu ukunda. Hari abantu nyine baba bakunda ibintu bya movie, TV n'ibindi bigiye bitandukanye cyangwa ibintu bya art, uraza uhitemo utwo ushaka. Numara kuduhitamo uscrolling umanure urahita ugera ahanditse kuvivura cyangwa kwemera amategeko n'amabwiriza. Numara kwemera amategeko n'amabwiriza urahita ukanda ahanditse get started. Aho nshyize ako gafresh kabyerekana neza. Nizere ko buri muntu wese adacikanwa ari busobanukirwe kurusha. Tudatinze rero urahita ukanda ahanditse get started. Ukimara ukanda get started, ariko mbere yuko ukanda get started uze kureba aho hejuru urebe neza ko utwo tuntu waduhisemo. Numara kuduhitamo uyitemo n'utungutu two hasi, utungutu tune tugaragara. Ututune rero numara kudukandaho cyangwa wahisemo nibwo uza kubasha gukomeza. N'utaduhitamo ntabwo wabasha gukomeza kugira ngo ubashe gukoresha ino Renalido AI. Kubikoresha ni ibintu byoroshye cyane. Tudatinze rero tujye gutangira dukora amafoto. Urahitamo ako ushaka, nurangiza uhite ukanda ahanditse get started. Ukimara ukanda rero ahanditse get started nibwo tuzaba dutangiye cyangwa tuzaba tumaze kuba twakiyandikisha. Ariko icyiza rero nkubwira mu tuntu waza guhitamo ako kambere ishyizeho aga fresh, warangiza ugahita ukanda get started. Ukimara ukanda rero get started uhita utegereza gatoya bagahita bakugeza muri no application ya Renalido AI cyangwa muri no AI ikora amafoto ndetse n'amavideo atandukanye. Ariko iyi ngiyi siyo tugiye kwifashisha dukora AI baby dancing videos, ahubwo tugiye kuba twayifashisha mu gukora amafoto. Gukora amafoto ni ubuntu, nta gishoro bagusaba. Tudatinze rero ahangaha bakenera icyo bita script kugira ngo ubashe gukora video cyangwa gukora image. Niyo mpamvu ukeneye gukora script, niyo mpamvu ngiye kuba nakwigisha uburyo wakora script. Script ni amagambo uhereza AI ikaba yabasha gukorera image cyangwa video cyangwa ibindi bitandukanye, ni wowe uyisaba ibyo ukeneye. Rero ikintu uri bukore ahangaha urabona ko nyisabye ko bankorera umwana w'imyaka 2, noneho akaba yambaye imyenda nk'iya traditionnel cyangwa nyine y'umuco wa Afurika, ufite nk'imyaka 2. Ubu niho tugiye kuba twakora rero nkimara kuyibahereza urabona bahise bankorera amafoto agera kuri 4 yose y'uyu mwana. Rero ikintu cya mbere ndi bukore ni ukuhita nkora download. Urabona ko rero bakisoza barimo barankorera andi mafoto y'uyu mwana nyine nasabye w'imyaka 2 wambaye traditionnel cyangwa wambaye mu buryo bwa traditionnel w'umwana ufite imyaka 2. Byose ni wowe ubigena. Nimba rero ukeneye gukora script ndaje nabyo mbikwereke uburyo ukora script wifashe ChatGPT mu gihe
gihe rero utaba uzi ururimi rw'icyongereza ugakora script ukoresheje ikinyarwanda, kandi iyo script ikaba yakemerwa na AI wifashishije izindi AI nka ChatGPT. Tudatinze rero urabona ko image zacu zamaze kuba generated, twamaze kuba twazibona. Urabona ko badukoreye amafoto atandukanye. Rero ikintu uri bukore ahangaha, ureba ifoto nziza cyangwa ifoto ushaka kuba wakoresha nyine ikunogeye, ukeneye kuba wakora andi mafoto, ukora script ukababwira icyo bagukorera, warangiza akagukorera image bitewe n'ibyo wasabye. Tudatinze rero ngiye kuba nakwereka ikintu gikurikiye. Ikintu gikurikiye rero, ureba image ikunogeye cyangwa ukunze, warangiza ukayikanda. Wamara kuyikandaho, ikintu uhita ukora, uhita ukandaho ukagumishaho urutoki. Ukimara gukandaho ukagumishaho urutoki, uhita ukanda download ya image, igahita igenda muri telefone yawe, tukaza kuyifashisha dukora AI baby dancing videos. Rero ikintu tugiye kuba twakora, ngiye kwereka uburyo bakora script. Rero ikintu uri bukore, ushobora kuba ati munkorere prompt cyangwa script. Hano ukujya kuri ChatGPT twati munkorere prompt y'umuntu umeze gutya na gutya, ukayibwira mu kinyarwanda, ugahita babwira ngo ni mu yimpindurire mu cyongereza, ugahita ukanda kuri copy. Wamara gukanda kuri copy nk'uko tubigenjeje, ugahita uza hano kuri ya AI yitwa Leonardo AI, ukayipestingamo. Wamara kuyipestingamo, gupestingamo ushyiraho urutoki, ugahita ukanda kuri paste. Yamara rero kuba wabikora, itukana kuri kara kantu kaga fresh, urabona ko ubabwire ko bayiguhereza mu buryo bwa 4K kugira ngo ize kuba igaragara neza. Nurangiza ukimara ukanda hariya kuri send, urabona ko ya AI videos cyangwa AI image yamaze kuba yakorwa. Urabona ko bahise bankorera izi ngizi, nayo mbabwiye ngo bankorere image imeze kuriye. Rero ni ibintu byoroshye, nimbabwiye bankorere umwana w'imyaka ingahe wambaye nka black, ndaza kumwifashisha mu kubereka uburyo wakora AI videos zitandukanye mu buryo bwa dancing video. Ushobora kugukoresha mu buryo bwa robot dance, cyangwa izi foto zose ushobora kuzikoresha mu buryo bwo gukora robot dance, cyangwa kuba wakora AI baby dancing ikabyina robot dance, cyangwa imbyino zigezweho, cyangwa imbyino za gakondo. Iyi ngiyi rero nk'uko mwabibonye dutangira, twatangiye tumubyinisha mu buryo bw'imbyino za gakondo. Ndabereka nabyo uko bikorwa. Script namaze kumva cyangwa wamaze kumenya neza uko bikorwa. Nimba utasobanukiwe, injira muri group yacu WhatsApp nabwo ubaze ikibazo, cyangwa nimba ukeneye izindi script waza kumbwira muri comment. Ariko gukora script ni ibintu byoroshye yifashishije ChatGPT. Kujya uzukora script nyinshi kandi mu gihe gitoya, uzajya wifashisha iyo bita ChatGPT, noneho igukorere script uza kwandika hariya muri Leonardo AI igukorere image. Urabona ko rero bamaze kudukorera image tuza kwifashisha mu gukora AI baby dancing videos. Uburyo bwose bushoboka cyangwa imbyino yose ibaho ushobora kuyikoresha ukoresheje indi app ngiye kuba nakwereka mu gihe tumaze kuba twakora ano mafoto twifashishije application bita Leonardo AI. Rero ngiye kuba nabereka indi app tugiye kuba twakoresha igiye kudufasha gukora zino videos mu buryo bworoshye kandi butaguranye, kandi ukoresheje telefone yawe. Tudatinze rero reka duhite dukomeza. Ikindi kintu cya mbere nkwibutsa, banza yuko ukanda like nimba utarayikanda, ukande subscribe nimba ino video igufashije, kandi sharing n'inshuti zawe. Tudatinze rero reka nze nkwereke ubundi buryo tugiye kuba twakoresha mu buryo bwo gukora zino videos. Rero ikintu gikurikiye ahangaha no kuba twasoka tukagenda kuri telefone yacu. Ariko mbere yuko dusohoka, urabona ko twamaze gukora amafoto atandukanye tugiye kwifashisha mu gukora zino videos. Tudatinze rero reka duhite tugenda kuri Play Store udownloading ino application yitwa Kingling AI, ifite logo imeze gutya yitwa Kingling AI. Nurangiza rero urahita uyinjiramo, ukimara kuyinjiramo urahita uyigiramo. Numara kuba yigiramo rero iyi application igiye kuba yadufasha mu kuba twakora aya ma videos arimo gutrendinga ahantu hatandukanye, akaba yagira ama views menshi ndetse na like nyinshi, nawe ubashe kuba wazikorera ukaba wazishyira ku mbuga zawe mu gihe rero waba ukeneye kuba wabimenya. Tudatinze rero urabona ko nawe ifite uburyo bwa AI image Kingling 1 cyangwa AI videos. Urahitamo handitse AI videos, handitse motion center, motion controller, handitse motion controller, niho uza guhita ukanda. Ukimara kuba wakanda rero urahita ugera ahangaha. Nugera ahangaha, hano harimo uburyo butatu rero. Hano uburyo butatu niyo mpamvu ugomba kureba ino videos kugira ngo usobanukirwe, kuko uburyo tugiye kuba twakoreshamo hano ngiye kuba nabugusobanurira, ariko turakoresha uburyo bumwe muri ubu butatu mbere yuko bikwereka.
urabona rero handitse text to videos, handitse text to videos, ukora prompt cyangwa script wanditse neza witonze ukavuga ibyo ukeneye cyangwa video yawe ukeneye ko izaba imeze. Nureba handitse motion controller, aho hagati tushyize aga fresh, aho handitse motion controller ni uburyo ikintu cyose cyangwa ushobora gushyiramo video y'umubyinnyi runaka, yamara rero kuba wamushyiramo ahangaha cyangwa video ukaba wayishyiramo ugashyiraho n'ifoto, ya foto ikaza kubyina igendeye kuri wa muntu cyangwa wa muntu uzi kubyina akaba yabyina muri ubwo buryo. Tudatinze rero ahangaha reka duhitamo image tugiye kuba twakoresha, tuyitegeke ibyo iri bukore cyangwa uburyo igiye kuba yabyina. Rero ku bantu batayibonye reka nsubire inyuma mbibereke. Rero ahangaha tugiye gukoresha uburyo bwa frame, kuko turaza gukoresha uburyo bwa control. Ndabereka uburyo bubiri ushobora kuba wakoresha ugakora mwene izi ngizi video ndetse n'izindi zitandukanye. Tudatinze rero urahita ukanda aho ngaho ndi kukwereka handitse hiya, aho ngaho ndi gushyira aga fresh, uhita ugera mu mafoto. Nugera hano mu mafoto urahitamo image ugiye kuba wakoresha cyangwa ifoto ugiye kuba wabyinisha mu mbyino runaka. Iyi video rero cyangwa video iyo wamaze kuba wayikora urategereza gato ibanze ya uploading, urabona ko irimo kujyamo. Ariko mu gihe irimo kujyamo reka mbe nkubwira akantu gatoya. Iyo ino video washyizemo cyangwa ino video umaze gukora ugiye kuyaploadinga ushyira ku rubuga runaka, warangiza ugahitamo audio ugiye kuba wakoresha igendanye n'uburyo no reaction cyangwa uburyo uno muntu abyina, kugira ngo bize kuba bifite injyana abyine mu mbyino nyine ya nyayo. Nimba ari gakondo ukoreshe n'indi ya gakondo. Tudatinze rero nk'uko ubireba ahangaha urahita ukanda handitse image, aho ngaho nakweretse kare ariko nari ndi kubanza kugusobanurira, ariko reka nongere mpakwereke neza utaza kugira ikintu wica. Urebe neza ko wahisemo motion controller hariya hejuru. Numara guhitamo motion controller ukanda handitse select image, bakugezeho mu mafoto ugiye kuba wakoresha. Nurangiza uhitemo image ugiye kuba wakoresha cyangwa ifoto muri za foto twakoze dukoresheje Renalido AI. Ahangaha rero bivuze ko turi bukenere application zigera kuri 3. Turakenera iyitwa Renalido AI app, dukenere iyitwa Kingling AI app, dukenere n'iyitwa ChatGPT. Izo ni app zagufasha kuza ukora zino AI baby videos, AI baby dance videos, ukaba wazikora mu buryo bworoshye. Rero ahangaha ukimara kuba washyiramo ifoto urabona ko yamaze kuba yajyamo. Urabona aho handitse cyangwa hari akarogo kameze nk'ak'ifoto, urabona ahangaha barimo barakwereka ko ifoto yagezemo nk'uko ubireba aho ngaho. Reka nabyo nze bigusobanurire kugira ngo atagira akantu na gato wica cyangwa udasobanukirwa ugasanga hari ibyo ukoze nabi. Biba byiza iyo ukoze ikintu wamaze kuba wagisobanukirwa. Urabona aho hasi harimo utu video turimo gutrendinga cyangwa utu dance tuba turi gutrendinga cyane abantu bari gukoresha, ushaka kutwifashisha. Mu gihe rero uri kubona dance ufite cyangwa dance zihari utarizo ushaka, ushaka gufata aka video nka kariya akangaka urabona mpisemo ako ngako, warangiza ukagakandaho, noneho iyi foto ikabyira nka kara ka video nshyizemo. Aka video bisaba kuba wagashyize muri gallery ya telefone yawe cyangwa ukakadownloadinga, wamara ukadownloadinga ukaka-uploadingamo ukoze hariya nkweretse. Numara rero kuba wakanda aho ngaho ushyize aga fresh, aho ngaho ushyize ako kantu k'akazu k'icyatsi, niyo ukanda ugashyiramo video ushaka ko ifoto yawe reactinga nkayo. Nimba rero ukeneye gukora video ivuga cyangwa uburyo ivuga, ushaka gushyiramo video ivuga ibintu runaka, warangiza nawe ukamushyiraho iyo foto, ya foto wakoze cyangwa ifoto runaka. Wamara gushyiramo ya foto runaka ikavuga neza nk'uko wa muntu ari kuvuga, warangiza ugafata ya audio ukaeditinga wifashishije InShoot cyangwa izindi application, ugashyiramo ya audio ya wa muntu ku buryo bigaragara neza nkaho ari uyu mwana cyangwa ari indi foto cyangwa wowe ifoto wakoze, ikavuga neza nk'ibyo wa muntu yavugaga muri video. Ibi byose rero ushobora kuba wabikora wifashishije izi application 3 turimo gukoresha. Urabona ko ahangaha ya video irimo kuza, urabona abantu nshyize aga fresh, ya video duhisemo dushaka ko ireactinga niyo dushyizemo hariya. Noneho urabona ko iri kuba uploaded, ariko ira video ifite data nyinshi ntabwo twayitegereza. Reka duhitemo aka video rero gafite data nkeya kugira ngo tugakore vuba, ariko ukeneye kuba wabikora ndakeka umaze kuba wabisobanukirwa kurushaho. Video yari yose wayikora wifashishije zino AI uko ari 3, ukaba wakora nyine AI baby dancing cyangwa izindi video zitandukanye bitewe na content yawe cyangwa ibyo ukeneye kuba wakora.
Tudatinze rero reka tuze ahangaha turebe iyo tugiye kuba twahitamo. Urabona aho handitse AI baby dances, aho harimo ako ngako kari gutredinga, ni nako urimo kureba hano kuri screen twamaze kuba twakora dukoresheje ino foto. Urabona ko birimo kureagitinga kimwe. Urabona uno mwana urimo kubyina ahanga cyangwa ino AI baby dancing video cyangwa ino video uri kubona kuri screen yawe, urebe neza n'iriya iri muri telefone tugiye kukwereka uburyo zikorwa. Urebe neza rero ko nawe ugiye kuba wabyikorera kandi byoroshye nta gishoro bisabye, kandi ukoresheje telefone yawe gusa, ndetse ukaba ufite internet yonyine na telefone yawe, ukaba wabasha kuba wazikora mu buryo bukoroheye. Tudatinze rero urabona ko ya video yacu imaze kuba yagiramo. Urabona uburyo irimo kureagitinga, ya video yacu imaze kuba yagiramo. Rero ukeneye ko iriya foto ibyina neza nka video tumaze gushyiramo, niyo mpamvu wowe ukeneye kuba washyiramo video runaka, ushobora kureba video y'umubyinnyi runaka ku rubuga runaka, warangiza ukaza ukayishyiramo. Wamara kuyishyiramo ugashyiramo n'ifoto wakoze ukoresheje Leonardo AI, warangiza nkakwereka uburyo ya foto cyangwa ya foto ishobora kubyina neza ikareagitinga kimwe. Wajya ku rubuga ukaba wahitamo na audio ukabyeditinga ku buryo bagira ngo ni ibyawe neza, wabikoze neza. Tudatinze rero nk'uko ubireba aho ngaho, urabona ko ya foto yamaze kuba yagiramo. Ariko rero twebwe tugiye kuba twakora iyi ngiyi murimo kureba ahangaha, iyi ngiyi muri kureba kuri screen nkwereke uburyo nayikoze. Ariko urabona ko nabwo ukeneye ko ibyina neza nk'ura muntu nyine uburyo ari kureagitinga, ndakeka urimo kubireba. Warangiza nabwo ushobora kuza ukamuhitamo, wamara kumuhitamo ukaba wahita ukora video. Wamara kuba wakora video, ikintu ukora uhitamo ko ari match videos, ugahitamo n'ahari handitse amasegonda 5 cyangwa 10. Rero nurangiza ahangaha twebwe ngiye kuba nakwereka uburyo wakora nk'iyi ngiyi uri kureba kuri screen cyangwa uburyo nayikoze. Rero urahita uhitamo ako kana cyangwa ako kari kubyina cyangwa ako kalogo kugira ngo ikore motion controller y'ako kana, irebe neza uburyo karimo kubyina, nako ibyine neza nyine yakiganye neza cyane ku buryo ibikora neza ukabona koko ari ibyanyabyo. Rero nurangiza kuba wabikora wagahisemo, nukeneye kuba wahitamo nura muntu cyangwa ira video twaye dukoze. Ariko iyo video nakwerekaga yari urugero rwa video ushobora gukoresha zino bita robot dance cyangwa ano ma dance atandukanye. Ushobora kuba wakora nk'amapiano ndetse n'izindi zitandukanye. Izo zose ushobora kuba wazikora, warangiza ukaba wafata umuntu urimo kuyibyina, wafata umuntu uri kuyibyina ugakata ka video ukagashyiramo. Wamara kugashyiramo ugakoresha iyo bita motion controller, warangiza ukagakandaho, ugahita ukanda wanditse upload. Rero ahangaha hari ibintu bigucitse gatoya ndakweretse neza kandi nibyo z'ingenzi, ariko reka nze n'ubikwereka kugira ngo ubashe kuba wabisobanukirwa. Udatinze rero urabona wanditse orientation, urahitamo matches video, nyine ibintu byose biba bize kuba bihura na video wahisemo. Urangiza rero uhitemo aho ha kabiri hasi handitse standard mode, aho ha kabiri nkweretse. Urangiza uhitemo handitse variation, uhitemo rimwe. Urangiza ukoreshe handitse cyangwa kandi handitse generate. Ukimara ukanda handitse generate, ukimara gukanda aho handitse generate, urabona ko bagutwara imiriro 50 niko nayita. Ahangaha baguha imiriro ukoresha ku munsi, bivuze ngo ufite video wemerewe kuba wakora ku munsi. Ntabwo wakora ama video menshi keretse ugiye mu bundi buryo bwa upgrade, ariko hari video uba wemerewe gukora ku munsi. Tudatinze rero urabona ko ukimara ukanda kuri generate bagutwara imiriro 50 igahita itangira kuba process cyangwa ikaba video yatangira gukorwa. Urabona ko video ubu ngubu yamaze kuba yageramo cyangwa yamaze kuba yaba created, bamaze kuba bayidukorera ngiyo aho ngaho. Rero ukimara kuba wayibonamo ahangaha, ikintu ukora urahita uyidownloadinga, ushyira muri telefone yawe, kuidownloadinga ushyiraho urutoki ukarugumishaho ugahita download. Urabona nushyiraho urutoki urahita uza ukanda ushyize akamenyetso ukande ku ijambo download. Urabona rero ahangaha harimo uburyo bubiri, hari download with watermark na download no watermark. Ariko urazwitamo aho hambere, nurangiza ukande kuri download, video yawe ihite ijya muri gallery, ubashe kuba waya uploadinga kandi iraza kuba irimo n'amajwi cyangwa na audio runaka.
ariko mu gihe utabikeneye n'ayo majwi ushobora kuyakuramo ugashyiramo amajwi yawe cyangwa injyana yawe. Hano rero ushobora gukoresha ino foto y'uyu mwana ukaba wayikoresha mu buryo bwa robot dance cyangwa izindi dance zose zitandukanye wifashishije uburyo nakubwiye. Rero ahangaha nimba ushaka kuyikuraho ushobora no kuyikandaho, wamara kuyikandaho urabona aho ngaho hari akamenyetso ka download. Nimba utari kwareka makwereke aho nshyize ako kamenyetso, aho nshyize akamenyetso ka download niho hari akamenyetso ka download. Numara kuba wahagera rero ushobora guhita ugakandaho video yawe igahita ijya muri galeri. Urabona ko hano hari amafoto abiri cyangwa atatu ari kureyagitinga kimwe, bivuze ngo ifoto twashyizemo nayo irimo kureyagitinga nk'uku nguku. Bye bye, mugire ibihe byiza, ciao ciao, tasubire muri video zikurikira kandi ukokanda like kuri ino video, usharinga abantu bakeneye ino video, bakeneye gukora ino AI baby dancing videos, mba babikeneye ubasharinge ino video kandi ukokanda like kuri ino video. Bye bye, tasubire muri video zikurikira, ciao ciao.